abantu bicara bagahimba ikinyoma. Kubana umuntu yicaye agahimba ikinyoma ngo ariko mwami we Imana iturengere, ariko nubwo wagihimba izo nkuru ntago uzazihemberwa. Mbabazwa n'ukuntu abantu bari kwicara bagategura ikinyoma, bagategura ukuntu kizatangira, bamara kugitegura nyuma yo kubata tuzarangira dusabye imbabazi, ariko najya ngo mbabwire ngo izo nkuru ntago muzazihemberwa. Ntabwo wumvise na babandi se bari guhimba ibinyoma by'uko ngo banywa amaraso y'abandi, ariko nyuma yaho bikarangira basabye imbabazi. Izo nkuru ntago bazazihemberwa. Icyampa uyu munsi iri jambo wumvishe, ubutumwa wumvishe, ugahindukirira Imana. Iri wiri wa alope fola siwa nedrai lele totasi wenima meni for olas men. Bibiri ravangwa nuko Ahitofeli ngaraza agira inama Abusalomu. Dufite abajyanama bari muri iyi minsi, aho umuntu ari kuza akabangwa reka ngenge kuvuga kuri Pastor Tojeni, ari abantu bamugiriye inama mbi, ariko ibyo nkuru ntago uzazihemberwa. Undi akaza akamubwira ngo avuga kuri Madamu Tojeni ngo nibwo uzamamara, nari nkubwira ngo izo nkuru ntago uzazihemberwa. Bandi bakabangwa reka tuvuge kuri uriya arakomeye yaduha views, ndakubwira ngo izo nkuru ntago uzazihemberwa. Icyakoze ibyo mwisi bibara uzabibona, ibintu bibara uzabibona, amafaranga azabora. Mama lifalasti tasi winima yedostifo washala wili fonadra. Nari nkubwira ngo ibibara uzabibona, ariko ubugingo uzabubura. Nari mvuze ngo uzabubura. Nari mvuze ngo ibyo byose uri gukora ntago uzabihemberwa. Gerageza gukora ibyo Imana izaguhembera. Basi ukore bikeya naho abantu batakumenya, ariko ukore ibyo Imana izaguhembera. Piwilasima. Ariko umuntu yashiraho ikintu ngo yasambanye, ugasanga cyarebwa n'ibandi 100,000, kandi undabizi n'iki kiganiro ntacyo bari burebe, kuko none se ndi kuvuga ibibarya mu matwi. Yes, tubaye ikaze ndetse tubifuriza gukomeza kugubwa neza no kuryoherwa n'ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho buri munsi uko bwije nuko bukeye. Hanyuma rero turagushimira wowe warangije kuba wakora subscribe ndetse ugafungura n'inzogera, bivuze ngo winjiye mu muryango wacu mugari wa Yana Media TV. Nk'ibisanzwe turi kumwe n'umukozi w'Imana iminsi myinshi kweri. Wabagaye ndahari? Urahari? Hari igihe umuntu aba yiheje agira ngo anashaka amakuru cyangwa se yumve ikimana imutangariza. Ndahari, uretse ko ntari gukunda kujya ku mbuga nkoranyambaga cyane, ariko ndahari. Hanyuma nta kiganiro uheretse gukora mu minsi ishize? Naragikoze cyaciye kuri Zaburi nshya. Kuri Zaburi? Ari ubutumwa bavuga ko Imana ije guha abantu amahirwe ya kabiri. Yari yambwiye ngo nzaze nogera imbere y'abantu ubwo butumwa muri aya mahirwe ya kabiri Imana itanze. Yego. Irambwira ati umuntu wese uzabwumva cyangwa se umuntu uzabubona ubwo butumwa, nindangiza kubutanga nzakarabe. Naroze rwose, naroze. Irambwira ngo amaraso ye sinzabazwa ko nzaba navugije impanda. Yari yantumye ku bantu bajya gusambanira Dubai. Irambwira ngo nubwo bihisha amaso y'abantu, ariko Imana aba yababonye, n'abantu basigaye batega bakajya gusambanira mu ntara. Irambwira ngo bivuze ngo se abasambanira aho bari bo abantu abanyamasengesho benshi basigaye baradukiwe n'umwuka w'ubusambanyi. Ariko ibyo nabitangaje 2021 ndetse na 2 ko hagiye gutera umudayimoni uteza abantu ubusambanyi, dayimoni usenya ingo z'abantu, dayimoni uteza abakobwa ubusambanyi, agateza abagabo ubusambanyi, agateza bitari byo kububatse cyangwa uri umubyeyi cyangwa uri umugabo. Rero ejo bundi rambwira ati wa mudayimoni yaraje, ahubwo yatatse abantu basigaye batega bamwe akajya gusambanira mu ntara, kuko baba bavuga ati nidusambanira hafi abantu dusengana baratubona, cyangwa se hari nk'abantu batubona. Abandi bakajya Dubai bagiye kurangura bagasambanira za Dubai, bavuga ati nta muntu tureba. Imbwira no ku bagobwa bajya muri Onapo, irambwa ngo bamwe abakobwa bajya muri Onapo bamwe
igihano igiye kujya ibahanisha ni ukubimura urubyaro. Irambwa ngo byaranatangiye kuri Zaburi cy'abantu bantera amabuye, ariko banteye amabuye barayanteye. Irambwira ngo bamwe igiye kujya bimura urubyaro kuko baba bagiye muri onapu. Kandi irambwira ngo hari abakobwa bamara kubaka bakadutagangaza bakatubwira ngo babuze urubyaro ariko ari igihano Imana iri kuba kuko bagiye muri onapu. Irambwira ngo ije ko itanze amahirwe ya kabiri ku muntu uri bwemera amahirwe ya kabiri izamugirira neza. Yego. Hanyuma ubwo ikiganiro twagitangiye, reka twagitangiye dutangire ikiganiro neza rero dusenga kugira ngo bigende neza. Amen. Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubushobozi, Imana itagira ukuntu ibigenza, Imana se umwami wacu Yesu Kristo. Nari mvuze ngo aya masaha ngwino bane natwe muri aya masaha dutangiye, abantu dutangiranye, nyemerera uzibura amatwi yabo cyane bumve kandi bumvire. Ola sifona dry pewa shalawi ela belas meni wana droria. Ndavuze ngo imbaraga z'umwuka wera zimanukire muri iki kiganiro, kandi do pestifo wa shalawi ela pefona droria. Unyemerere Yesu uzudushoboze muri byose. Unyemerere ijambo tujye kumvira, ubutumwa tujye kumvira aha bubi inkota icumita mu mitima yabo, kandi bumvire bahinduke rwose, bagare badatsinzwe n'uburiganya bwa Satani mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Hanyuma ubwo butumwa weretse gutangaza gucisha kuri Zaburi nshya, ni nabwo nanone tugiye kubwira abantu, cyangwa hari ibindi wateguye Imana yakweretse ugiye kuba wabwira abantu? Kuko nabutambukije ngo nshime muri make, nshime muri make, ariko ubwo n'umuntu bubonye nawe mbo yabyumva akabyumvira, kuko nari nabonye ari isina bari byatangiye ari umurima. Uyu murima urangije urarara, maze kurara mbona hajemo abahinzi barawuhinga, we nacemo mvunagure kugira ngo nje gutangaza ikindi ntago ari bwo, kubwo narabutambukije. Hanyuma mumaze gutera isina ziramera, zimaze kumera zita zimera mu byiciro bitatu, kandi abahinzi baziteye ni bamwe. Izi sina yari urugemwe rumwe, ariko baziteye zimera mu byiciro bitatu, kandi bazitereye umunsi umwe n'igihe kimwe. Hanyuma zimaze kumera mu byiciro bitatu, ngiye kubona mbona za sina habaye igice izizamutse, izimaze kuzana kwa kundi iwacu babyita kwana, zatangiye nyine kuzana ikintu gisa nkaho ari nk'igitoki, n'izifite igitoki ziba zirumye. Muri za sina habonekamo izumye, habonekamo n'izitonye muri bya byiciro byose. Hanyuma ijwi twavuganaga cyangwa se umuntu twavuganaga arangije ambwira ko mbese urabona, ambwira muri ibyiciro bitatu kari abana, icyiciro cy'abasore mu gihe cy'abasore, mu gihe urabona nk'abagabo bakiri bato n'abagore bakiri bato. None cya cyiciro cya nyuma cy'igitoki cy'isina yari y'igitoki, yambwiye ko ari abasaza n'abakecuru. Imana yagiriye neza bakayitura kuyigomera. Nicyo bintu yari yambwiye. Irambwira kuko najya guhita mbona za sina umuntu babahinzi baragarutse bahita bazitemagura, kuko hari harimo izumye basigaze zitumye. Ngiye kubona mbona za zindi batemye zirashibutse. Ndabwira ngo ni amahirwe ya kabiri Imana itanze kugira ngo abantu bagarukire Imana, kuko bitabaye ibyo yarambwiye ngo nzaze mbwira abantu ko hari abantu bamwe bagiye gufungwa bitewe nuko bari kwisuzugura, abandi baburirwa irengero, abandi bahombe ibyo bakoraga. Uziko yambwiye ngo abacuruzi basigaye bibira mu bucuruzi. Irambwira ngo bamwe basigaye bakata n'iminzani, nabo yari bantu nyabacuruzi. Irambwira ngo bamwe ibyabo bigiye gufatirwa, ibindi bitezwe cyamunara, niba batagarukira Imana ngo bagarukire Imana bave mu bintu byo gutuburira abantu. Kuko yambwiye ngo amarira y'abaguzi cyangwa se abantu babagurira yayigezeho. Irambwira ngo abacuruzi nibagarukira bareke ubusambo, kuko Imana yababonyeho ubusambo. Hanyuma rero amahirwe ya kabiri nawe yabakureba, unkurikiranye amahirwe yabakureba niba unyumvishije ukaba wumvisha icyo mvuze. Sinitaye ku byo wari urimo, kandi ntabwo ari abanyamasengesho gusa, n'abantu badasenga. Uziko Imana yamwe ngo hari abantu Imana yakuye mu marigori
bararyamaga muri rigori ikabakomeza ikabaha ibyo gukora bikemera bakarinda nubwo bajya Dubai bikemera. Hari abandi yakijije muri jenoside muri 1994 bavuga ngo nudukize uyu munsi tuzagukorera, ariko kugeza ubu ngubu bagomeye Imana. Irambwa ngo amahirwe ya kabiri Imana itanze umuntu wese irashaka ko imuzirika ku kinyita cyayo. Yego reka hanyuma ku bantu wenda batanzi ushobora kuba mbonye ari ubwa mbere, nitwa Ntakirutimana Elia, ndi umugabo mfite madamu n'abana babiri. Abantu benshi dukanye mfite umwana umwe nitwa Papa Gift, ariko nsigaye nitwa Papa Ravi. Abantu bazi ko kantu kabangwa Imana nyica umwaka bazimura burara. Hanyuma ndi umuvuga butumwa, ndi umuhanzi. Hari n'indirimbo mu minsi yashize ngiye gushyira hanze, murumva ibi byose ndabikora. Burya usiga uri no muhanzi. Nsigaye ndi umuhanzi. Mfite indirimbo ivuga ngo twaranyazwe nukuri twaranyazwe, yemwe twaranyazwe nukuri twaranyazwe, yemwe twaranyazwe. Satani yaraje aratunyaga icy'agaciro, twaranyazwe nukuri twaranyazwe, yemwe twaranyazwe nukuri twaranyazwe. Yes, iyo ndirimbo niyo ngiye gusohora mu minsi iri imbere. Iyo iri muri studio cyangwa audio irahari abantu bayibona? Oya ntago barayibona, ariko iramutse isohotse bazayishakira kuri channel yitwa Iramiro TV. Ariko mu minsi mikeya rwose muri studio bamaze kuyikora. Nashimye umuntu wayinkoresheje umuterankunga, Imana imumugisha. Kandi n'abantu bashaka kuntera inkunga bayitere nta kibazo, nta mutima mubi, biremewe. Hanyuma rero reka narinje kubabwira ko hari abantu benshi bari gukora, umvisha ubutumwa nzanye. Hari abantu benshi bari kuririmba, hari abantu benshi bari guhanura. Imana izamfashe ibintu ndi gukora byo kuririmba, byo kwanda umuvuga butumwa, mbwiriza, sinzaruhira ubusa. Niba ari ikintu kibabaje ni uko umuntu yararirimbye, hari abazaruhira ubusa, ari kuruhira ubusa. Urumva mbabazwa nuko hari igihe umuntu yahanura agahanura ariko ari kuruhira ubusa. Uzi reka dusome ijambo ry'Imana. Ariko nzanye ubutumwa nzanye ni ubutumwa buvuga ngo hari abantu bari kuririmba ariko nta gihembo bazabona. Hari abantu bari guhanura nta gihembo bazabona. Hari abantu barimo batubwiriza, bari gukora umurimo w'ubupasiteri ariko nta gihembo bazagira bazabona. Hari abantu bari gukorera kuri zero, bari gukorera kuri zero. Sawa, ni ubutumwa buvuga ngo hari abantu barimo bakora batazabona igihembo. Haranira gukora ibyo uzahemberwa, ubundi gushaka kugira ngo bikugeze kuki. Kuririmba utazahembwa, ugahanura utazahembwa, ukabwiriza utazahembwa, waba uri kuruhura iki? Umeze nka wa muntu uvomera mu arukurikira bajya bavuga ngo nibari babyita icyabya, nibari icyabya. Ntacyo uri kuvomera nko mu kintu kiva. Iyo umuntu avomye biva ashiduka yagiye byashizemo kare, amazi yashizemo kare. Navomye nabaye mu cyaro, naravomye. Iyo uvomeye mu kintu gitobotse ujya kugera aho ugiye amazi yashizemo kare. Hari abantu bari gusa nka bari guhanura ariko bari kuvomera mu kiva, bakaririmba ariko bari kuvomera mu kiva, bakabwiriza bari kuvomera mu kiva. Icyaba cyiza uyu munsi wakorera Imana ariko uzahembwa. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Samweli wa mbere. Hanyuma nitumara Samweli wa kabiri, igitabo cya Samweli wa kabiri, ibice byaho 18 umurongo wa 19. Yego, babwire ku butumwa Imana yarempaye ngo mbazanire muri literaniro tugiye gukorera ko muri studio. Haravuze ngo ni 18 ibice 18 umurongo wa 19. Aravuze ngo Ahimasi mwene Sadoki aravuga ati reka nirukanke mbwire umwami
amacumu y'uko uwiteka yamuhoreye inzigo y'abanzi be. 20 aravuze ngo Yowabu aramubwira ati ntujya kuvuga amacumu uyu munsi, uzaba uyavuga amacumu uyavuga ubundi, ariko uyu munsi nturi buyavuge kuko umwana w'umwami yapfuye. 21 havuze ngo iki? Haravuze ngo Yowabu abwira umukushi ati hoshi genda ubwira umwami ibyo wabonye. Nuko umukushi aca bugufi imbere ya Yowabu arirukanka. Ahimasi mwene Sadoki arongera abwira Yowabu ati ntacyo bitwaye, ndakwinginze reka mfe kugenda nkurikire uwo mukushi. Yowabu ati urirukankanwa n'iki mwana wanjye, ko uzi ko utazabihemberwa izo nkuru, utazahemberwa izo nkuru? Ariko mwana, Imana turengera abantu tutanga inkuru, abantu tubwiriza, abantu duhanura, abantu turirimba, Imana turengere. 23 aravuze ngo undi ati ntacyo bitwaye mpfuye kugenda. Yowabu ati irukanka. Nuko Ahimasi arirukanka aciye ikigarama yose anyura ku mukushi. Unyumvire, ajyanye inkuru atazahemberwa, arirukanka aca no ku muntu tumwe uzahembwa. Ibintu nabyumvishe. Ariko Mana nyagasani, uzi ko ntangaye cyane. Njya gusanga Ahimasi, umugabo witwa Ahimasi, yari umwana w'umutambyi, nawe yari umutambyi, yari umwana w'umugabo w'umutambyi witwa Sadoki. Kandi ibintu byose biri kwicwa n'abantu biyita ngo barasenga. Urumva, nubwo ajya gutanga inkuru atazahemberwa, ariko azi gusenga icyo ari cyo, azi kubwiriza icyo ari cyo, azi guhanura icyo ari cyo, azi kuririmba icyo ari cyo n'inyungu bizana. Ariko we aremera avuga ati ntacyo bintwaye, njye ndapfa kugenda, nishaka sinzahembwe, ndapfa kujyayo. Izi nkuru iyo uzisomye uza gusanga ari cya gihe Abusalomu, ndagira ngo tuvugeho gatoya ubundi nze dusengere abantu b'Imana bashaka kuva mu bibi. Abusalomu ngagurukira se, aramubwira ngo ndashaka kujya guhigura umuhigo nahize ku musozi. Sawa. Dawidi aramubwira ati ngaho genda mwana wanjye ujye guhigura. Ngo Abusalomu akigera ku musozi ahita yiteranyiriza abantu ingabo, ngo yarajyanye ingabo 200. Yiteranyiriza abantu, amaze kubiteranyiriza, Bibiliya iravuga ngo Abusalomu ahimba ikinyoma. Naratangaye ngewe ngundi kubabara, mfite amarira menshi, mfite n'agahinda kenshi kubona abantu bicara bagahimba ikinyoma, kubona umuntu yicaye agahimba ikinyoma. Ariko mwami we, Imana iturengere. Ariko nubwo wagihimba, izo nkuru ntabwo uzazihemberwa. Nubwo waza kutubwira ko Imana yagutumye, waje kuri kamera, dore ibintu byose ko nyine niho bisigaye bipfira, ukaza kuri kamera, ko izo nkuru ntabwo uzazihemberwa. Ibyo bibwiriza urimo, izo nkuru urimo, narizanye itangazo rivuga ngo ntabwo uzazihemberwa. Niba uri gukora ibintu bitarimo inyungu y'Imana, ntabwo uzigera ubihemberwa. Petasawi elas, ntabwo uzabihemberwa. Hari abantu bari gutangaza inkuru, narababaye cyane. Misi yashize nigeze nagira iyerekwa ndababara, mbona bamwe mu bakozi b'Imana barabuze kuvugira ahangaha. Njye ntabwo naje guhangana, ntabwo naje kujya, ntabwo naje mu mpaka, ahubwo naje kuvuga icyo Imana intumye. Amen. Ngiye kubona mbona baratangiye ati none se wampaye pasi mu nzozi. Birangije baravuga ngo se ko hariya mbona batanga amafaranga make sinahajya. Ntabwo nahajya, batanga amafaranga make. Undi nawe aravuga ngo ntacyo reka nze nkurangira ha menshi aho batanga menshi, ntacyo naho twabatuburira ntacyo bitwaye, ariko baduhaye amafaranga. Ndicara ndababara. Imana irambwira ngo kandi nabonye umwe ntagakira muri ADPR,
undi aracyari muri ADPR. Ndababara cyane, ijwi ry'Imana rivugana nanjye rirambwira ngo ibyari umurimo wanjye byarenze umurimo, bihinduka ubucuruzi kuri bo. Imana imbwira ko hari abantu benshi bitangwa ari gukorera Imana turi kubona muri bibuga, muri aya materi, ariko bibereye mu bucuruzi. Niko Imana yamwe ngo nzaze mvuge ko abibereye mu bucuruzi. Irangije irambwira ngo nzaza mbwira abantu, hari abantu bari kuvuga ijuru ariko batazarijyamo, hari abantu bari kuvuga Imana ariko batazayibona, hari abantu benshi Imana yavuganye nanjye ko aba bantu batazabona ijuru nubwo barirwa baririmba ijuru, ntaryo bazabona. Irambwira ngo bamwe bari kwitirira iby'Imana, bari kuvuga iby'Imana, biyambitse uruhu rw'intama kandi ari amasega aryana. Piwiwa alosifola wi la la tota sawi ela pestance. Irambwira ngo biyambitse uruhu rw'intama imbere ari amasega aryana. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo ababeshi bari kuvuga ngo abantu bari gupfa bakajya mu ijuru. Irambwira ngo hari bamwe batazakandagira ijuru, ndetse ari abana bo kurimbuka, hari abo kurimbuka. Irangije irambwira ngo bari gukora ariko batazabona ibihembo, ntabwo bazahembwa. Uzi gukora utazahembwa, zero, gukorera ubusa. Mbabazwa n'ukuntu abantu bari kwicara bagategura ikinyoma, bagategura ukuntu kizatangira, bamara kugitegura nyuma yo kuvuga ati tuzarangira dusabye imbabazi, ariko najya ngo mbabwire ngo izo nkuru ntabwo muzazihemberwa. Ntabwo wumvise na babandi se bari guhimba ibinyoma by'uko ngo banywa ngo amaraso y'abandi, ariko nyuma yaho bikarangira basabye imbabazi. Izo nkuru ntabwo bazazihemberwa. Mbese bari gupanga ngo Abusalomu ngo aricara, amaze kwicara aravuga ati wowe hita ujya mu murwa umbwirire abantu jya muri uyu mudugudu ubambwire ngo Abusalomu yimye ingoma yabaye umwami. Abwira unambwa ati nawe hita utambika hirya ubambwire ko nabaye umwami, kandi ntaba umwami, Dawidi aracyari umwami. Urumva abantu bari gupanga ikinyoma kugeza nubwo bagiha intebe, kugeza nubwo bagiha umwambaro bacyambika, kugeza nubwo bacyambika umukandara, kugeza nubwo bacyambika inkweto, kugeza nubwo bagiha amaguru, kugeza nubwo bagiha amaso, kugeza nubwo bagiha amatwi, kugeza nubwo bagiha umunwa kikavuga alasifonadra. Ariko umva kuntu Imana yantumye, izo nkuru ntabwo muzazihemberwa. Piwa shato tasima melas mela amen totasi wirivonadra. Izo nkuru ntabwo muzazihemberwa. Niko Imana yantumye, ntabwo muzazihemberwa. Ngo Abusalomu ngamaze gupanga izo nkuru, ngo ikinyoma kirafata. Uzi ko ikinyoma kiri gufata ukuri kukabura ijambo. Ariko nagira ngo mbabwire, Imana muri buriya butumwa natambukije kuri Zaburi yambwiye ibintu bitatu. Irambwira ngo ije kwirwanira, ije kwivugira, ije kwiburanira. Yatumye abantu bibwira ko bagiye kwivugira, baraza bivugira ibyabo. Ituma abantu bazi ko bagiye kwihesha icyubahiro, bagiye kuzana iminyago kuri yo, ahubwo baragenda baba ibishyitsi batuma abandi badatambuka. Ituma abantu bazi ko bagiye kuyamamaza, aho kuyamamaza batuma izina ry'Imana ritukwa. Ariko yarambwiye ngo ije kwivugira, ije kwirwanirira, ije kwiburanira. Tosifo melasi wanedra pewa sharawir mani wenema, ije kwiburanira. Ndabiza abantu barantera amabuye kuzigaye mvugisha ukuri, abantu bakantera amabuye, ariko ntacyo abantu bazayantera nabivuze. Oyo yivuge nayavuze rwose, navuze iby'Imana ishaka. Abusalomu ngo ikinyoma gifata intebe. Mbabazwa n'ukuntu ikinyoma kiri gufata intebe, ukuri kugatwikirwa. Uzi aho bigeze? Bigeze ko umuntu asigazana ijambo ry'Imana, ugasanga ryarebwe n'abantu nk'ijana, abantu 1000, ariko umuntu yashyiraho ikintu ngo yasambanye, ugasanga cyarebwe n'abantu 100,000. Kandi ubu ndabizi n'iki kiganiro ntacyo bari burebe, kuko none se ndi kuvuga ibibarya mu matwi, ndi kuvuga ibintu bibarya, kandi kizakubwira ko umuti kiza urarura burya, umuti urura niwo ukiza. Mpamvu mbivuga abantu ntibabirebe nuko babumva biri kubarya mu matwi, ariko nkwinginze nakubwira ngo kurikirana ubu butumwa, buranga ukuri ngo kuraryana. Bibiri iravuga ngo nuko uyu Abusalomu amaze gupanga ibyo, ngo inkuru ziba kimamo ziza kujyana no ku mwami.
tugera no ku umwami abyumvishe Dawidi aravuga ati bwari basuramo reka tumuhunge ataza kutwicira n'ahangaha mu murwa wose ugahinduka amaraso, reka tumuhunge. Nkabusa ngo Dawidi barahunze, amaze guhunga ngaragenda, amaze kugenda ngasiga inshoreke ze, abagore b'inshoreke 8. Ndagira ngo dusenge barakore, babwire ngo nimukore ibishimwa n'Imana, mukore iby'Imana, mushakashaka kumenya iby'Umwami Imana ashaka, mugerageze muririmba ariko Imana ibishimiye, mugerageze mubwiriza ariko Imana ibishimiye, mugerageze muhanura ariko Imana ibishimiye, kandi izo nkuru muzazihemberwa. Muririmbye ararimye avuga ngo ndamutse nsigaye byaba ari igihombo, nasekwa n'abanzi banjye, dayimoni na satani. Ndamutse nsigaye we, byaba ari igihombo, nasekwa n'abanzi banjye, dayimoni na satani. Amajoro yose nasenze, kwiyiriza niyirije, imfubyi zose nafashije, nasekwa n'abanzi banjye, dayimoni na satani we. Mana we nari mbinze ngo mugerageze gukora ibyo Umwami ashima. Amen. Ngo Dawidi arahunga asiga abagore 8. Arangije kubasiga ngo Hushaya araza aramubwira ati wowe ndakwingiza genda undogoyere inama za Ahitofeli zose. Reka mbabwize ukuri, muri iki gihe Imana irashaka muhagarara mu cyuho, ubu dufite abantu bari bahagaze mu cyuho, bari abarinzi bashinzwe kurangurura, bahagaze ku nkike, ariko bavuye ku nkike ntabwo bakiri kurangurura, ahubwo bari gutuma Satani abona ijambo. Ariko reka mbabwize ukuri, Imana ije kwivugira, ije kwirwanirira, Imana ije kwirostifo, Imana ije kwirwanirira, ije kwivugira, ndetse ije kwiburanira. Icyama uyu lasifo cy'ikiganiro urebye, cyamukagarukira Imana, cyamukumvira Imana, cyamukagarukiraho, icyamugahinduka uhindukiye, cyama ubwo Imana ije kwivugira yizeye kuri tere. Mu bizakubita umunyafu ntuzaburimo, kuko Imana pifo washarawi elas. Imana ije ndumva aho bigeze nanasubikira, kuko niba ari ikintu kigoye no kubona abantu bapanze inama. Bibiliya iravuga ngo Dawidi asiga Hushaya, yaramubwira ati genda undogoyere inama zose za Ahitofeli. Imana irashaka ko muri iyi minsi abantu bahagarara mu cyuho, bagahagarara ku munara, bagahagarara ku nkike. Icyampa uyu munsi iri jambo wumvishe, ubutumwa wumvishe, ugahindukirira Imana. Ili wili wa alope fola siwa nadrai lele totasi wenima many for olas men. Bibiliya iravuga nuko Ahitofeli ngaraza agira inama Abusalomu. Dufite abajyanama bari muri iyi minsi, aho umuntu ari kuza akavuga ngo reka ngenge kuvuga kuri Pastor Tojeni, ari abantu bamugiriye inama mbi, ariko ibyo nkuru ntabwo uzazihemberwa. Undi akaza akamubwira ngo avuga kuri Madamu Tojeni ngo nibwo uzamamara, nari nkubwira ngo izo nkuru ntabwo uzazihemberwa. Bandi bakavuga ngo reka tuvuge kuri uriya arakomeye yaduha viyuzi, ndakubwira ngo izo nkuru ntabwo uzazihemberwa. Icyakoze ibyo mu isi bibora uzabibona, ibintu bibora uzabibona, amafaranga azabora. Mama lifalasti tasiwinima yedostifo washana wilivonra. Nari nkubwira ngo ibibora uzabibona, ariko ubugingo uzabubura. Nari mvuze ngo uzabubura, nari mvuze ngo ibyo byose uri gukora ntabwo uzabihemberwa. Gerageza gukora ibyo Imana izaguhembera, basi ukore bikeya naho abantu batakumenya, ariko ukore ibyo Imana izaguhembera. Piwilasima lele tosi wilivonra pewa shalawi elatostifo washando benedro piwitasima ala sifo nedro
piwa sendo bela siwi etai lele kota siwi nifo. Nari mvuze ngo izo nkuru ntago uzazihemberwa. Niba uri kuvuga iby'Imana idashaka, ukaba uri kugenda uko Imana idashaka, ukaba uri kwambara iby'Imana idashaka, ukaba uri kurya iby'Imana idashaka, ukaba uri kugenda n'Imana idashaka, nari mvuze ngo ntago uzabihemberwa. Hari ibintu abantu batazahemberwa, kuba warasenze cyane ntabwo ibyo bizatuma uhembwa, ahubwo kuba wakiranutse. Imana ntabwo ishaka gusenga cyane, ushaka gusenga umunsi umwe ari gukiranuka. N'icyo Imana ishaka, ntabwo ishaka kubwiriza cyane, nushaka kubwiriza umunsi umwe ari gukiranuka. Ntabwo ushaka kuririmba ugahogoza, nushaka kuririmba ikibaze hari kudistifo, ukiranuka uririmba iby'Imana izaguhembera. Nushaka wanure rimwe mu mwaka, ariko Imana izabiguhembera. Elasi wirivonera. Mana yaririmbwe nestifo, yarintumye ngo ninze mbwira abantu ngo bagerageze gukora ibyo ishaka kandi izabahembera. None nihuse kugira ngo dusenge. Mfite agahinda muri iyi minsi, mfite agahinda kubona abantu bari abakozi b'Imana. 2018 nasenganye n'umukobwa, maze gusengana n'umukobwa birangije uyu mukobwa Imana yega imubwira ubukwe. Ntabwo ndibuze kumuvuga izina ko yari itahiye. Yega imubwira ubukwe, tukabyina tugashima Imana, tuvuga ati Imana urakoze ko uzamukorera ubukwe. Bukeye bwaho abapapuje umugabo warubatse urugo aramujyana. Ndagira ngo babwiye ngo muri iyi Imana nta mikino ifite. Reka mbabwire nta mikino ifite. Birangije iryo joro Imana ihitamo kubita ikintu bita uburwayi, agiye mu bitaro ahita apfa. Rero mu bigaragara ngiye kubera ko ibintu bimaze kuba byishinga, abantu baturutse ikuzimu, ngo abantu ngo bavuye ikuzimu, ari byo sigaye basimbyemere. Hari n'ibyo nyonzirisha umwuka si nkabona nyine n'ibintu by'ibinyoma biri aho ngaho, kubera ko bimaze kuba byishe umuntu wese wadutse ngo mvuye ikuzimu. Ubundi bazatubwira ikuzimu ukuntu bajyayo. Ubundi bavuga ko Satani arakora n'ibyo arakora, n'Imana irakora, ariko Satani rimwe rimwe tuyibonera mu muntu, n'Imana tukayibonera mu muntu. Ushobora gusanga rimwe rimwe kujya ikuzimu ari mu bitekerezo, kuko umwuka wera amanuka agaca mu bitekerezo. Umwuka wera nyine bivuga ngo n'imbaraga z'abadayimu nazo zikora mu myuka, ariko mibi. Biba bavuga ko ari imyuka mibi. Yego. Mu yandi magambo, hari igihe umuntu aza akatubeshya akavuga ngo avuye ikuzimu ntaho yagiye. Ibyo byo kuvuga ngo pasiteri ngo Rutayisire ngo niba abadayimu batinya ngo nakorode, ntabwo bizo ukuri nyine, kuko nta kundi yari kuvuga. Urumva abo yarari gukorera bari bamwishyuye, nose urumva yajya kubasebya buze umugati. Babipanze ariko babipanze batanga agafaranga, none agiye gusabyo uwamupangiye. Ntabwo ari kwibuza umugati, ariko ibyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. Yego. Umuntu wese w'umunyamasengesho dayimoni iramutinya, ariko yamaze kubivangavanga dayimoni iragutinyuka. Kuvuga ngo kuri rero ngo dayimoni iramutinya, wapi? Ni ikinyoma. Wenda njye sinkunda ibintu by'impaka, nabwo nkunda kujya mu mpaka. Ariko Pastor Claude nashaka irazina zaryikureho ngo rya pastor bazayo bako kari Claude. Yego. Kadusubikira twikomereze, reka tunabireke tureke kubigarukaho cyane. Twinjire noneho mu kintu nyamukuru waduteguriye uyu munsi, tuhita twikomereza. Rero ijambo nsorejeho niri kuko nanababwiye ngo nimwemera mukumvira Uwiteka mugiye kurya ibyiza byo mu gihugu, ariko umuntu uzanga akagoma yitegure ko nawe inkota y'Uwiteka izamucomete kamurya. Niko birivuze. Kandi ngo azamara iminsi ye yose aguwe neza ari mu byishimo. Ariko ku munyabyaha we ngo azarinda apfa nta n'ubwenge aramenya. Uzugara abantu bagiye gupfa nta n'ubwenge bafite. Uzugara igihe umuntu apfa ataramenya ubwenge, kuko Bibiliya ivuga ngo
kubaha Uwiteka nibwo bwenge ubwenge kandi kuva mu bijyanye ko kujijuka. Hari abantu bavuga ngo ni abanyabwenge ngo barize ariko kwiga bitari mu bwenge bw'Imana shabo kirinjije sintukanye kuko biravuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Nose ni gute warize ukaba uri umuganga uzi ko gusambana ukuramo sida ukajya gusambana kandi uri umuganga ukarinda nubwo wandura sida? Ni gute warize niba ufite ubwenge uri profeseri ukanywera itabi kandi uzi ko mu byo wize harimo itabi ritera ibihaha? Ni gute warize uri dogiteri runaka cyangwa se uri umuntu ukomeye ukajya gusinda bakagucira mu maboko ugenda ugwagwana? Ubwo nta bwenge burimo. Kuba Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Yego. Hanyuma reka dusoreze kuri iri jambo riri mu gitabo cy'itangira ibice 4 umurongo waho wa 7. Havuze ngo iki? Haravuze ngo nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugiye ku rugi kandi ni wewe byifuza, ariko ukwiriye kubitegeka. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dusoje tuvangwa nukora ibyiza Imana izakwemera ikwemeze n'abatakwemeraga, ariko nutanakora ibyiza ibyaha biragutegereje biri kwitugatuga ku rugi kandi ngo ni wowe bishaka, ariko biravuze ngo ukwiye kubitegeka. Ukwiye gutegeka ubwo businzi, ukwiye gutegeka ubwo busambanyi, ukwiye gutegeka kunywa inzoga, ukwiye gutegeka ubwo butinga. Isiko nababaye cyane mu minsi yashize umuntu amaye inkuru y'ukuntu umuntu w'umupasiteri ari umutinganya de nza gusanga ibyaha nawe byaramukomangiye biramwinjirana. Usiko muri minsi abantu binjiriwe nta muntu utakwinjirirwa itabaye maso, ariko kuba maso niyo cyambere. Ikibazo noneho si no kwinjirirwa, ikibazo no kwinjirirwa ntubimenye, wanabimenya ntugire icyo ubikora icyo kibazo. Ariko nukora ibyiza, umuntu wese ugiye gukora ibyiza Uwiteka agiye kumwemera mwemeze n'abatamwemeraga, ariko nutanabikora ibyiza ibyaha biragutegereje biritugatuze ni wowe bitegereje, ariko Bibiliya iravuze ngo ukwiye kubitegeka. Hari ijambo nasomye mu gitabo ahangaha mu gitabo cya Samweli wa mbere, ndagira ngo dusenge. Samweli wa mbere ibice 2 umurongo wa 30 havuze ngo iki? Umurongo wa 30 aravuze ngo nicyo gitumye Uwiteka Imana ya Israheli ivuga iti, ni ukuri naravuze yuko ab'inzu yawe n'ab'inzu ya so bazajya bagendera imbere yanjye iteka ryose, ariko none Uwiteka aravuze ngo ntibikabeho, kuko abanyubaha aribo nzubaha, ariko abasuzuguza nzabasuzuguza, bazasuzugurwa. Mwakeneza ijambo ry'Imana. Bishatse ngo Uwiteka ikintu ashaka ni abantu bamwubaha, kuba uri kuvuga iby'Imana cyane, kuba uri kubangura umunyamasengesho, ibyo nta gaciro, ntabwo ari iturufu. Iturufu ni umuntu uri kubaha Imana, kandi iravuze ngo ku muntu uri kuyubaha ije kumwubahisha, ku muntu uri kuyisuzuguza nawe ije kumusuzuguza. Hanyuma nanivuze ngo kangukira gukorera Imana, kangukira kuvuga, kangukira gushaka Imana, kangukira guhendahenda Imana. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Nukora ibyiza ugiye kwemerwa. Niwanga no gukora ibyiza inkota y'Uwiteka iragutegereje kugira ngo igucumite ikurye, ariko nukora ibyiza ugiye kurya ibyiza byo mu gihugu. Amen. Amen. Hanyuma nimero yanjye ni 0785 7 19 isheni wanshakiraho ubutumwa bwiza, ushaka kureba ibiganiro biriho, uko mfite indirimbo nshyashya nshaka gushyiraho muri iyi minsi, wajya kuri isheni yitwa Iramiro TV. Iramiro TV. Hanyuma wari waraguye, wari wasubiye inyuma, utarakizwa, shaka itorero rikwegereye rikubyaza agakiza, hanyuma wongere nawe ujye mu bana b'Imana, ujye mu mubare w'abana b'Imana, kugira ngo ubwo Yesu azagaruka aje guhemba abantu bamukoreye, nawe uzahembwe ibyo wakoze kandi uzabihemberwe. Imana ibahe umugisha. Amen. Amen. Yes. Hanyuma abantu bakurikiye ikiganiro cyacu nizere ko mwungutse byinshi, hari ibyo mwize byinshi, mwasobanukiwe byinshi, ibyo mutari muzi mwabimenye. Yego, nkubwira ngo kora subscribe, ujye kuri Jyana Media TV ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha, haba kuri Instagram, kuri Facebook. Tukubwira ko ukeneye uyu
umutumirwa wacu twari twabazaniye uyu munsi ushobora kumukurikira ku mbuga nkoranyambaga ze, ugakurikira no YouTube channel ye, ibiganiro byiza ashyiraho Iramiro TV, naho ukajya umukurikira ukajya ubona ibyiza gusa. Njye nkunda kubabwira ngo ni byinshi dukunda gukurikira muri iyi si, tujya tureba ibiganiro byamamaza ubusambanyi, byamamaza ubusinzi, ugasanga nkuko nawe yari yabigarutseho cyane avuga ko binarebwa cyane, ariko ibivuga Imana tukabyirengagiza, kandi aribyo byagakwiye kutwigisha tukamenya byinshi. Rero iyo uteye inkunga ijambo ry'Imana ukadukurikira, uba nawe ugize uruhare muri ba bandi Yesu yavuze ngo muri ubuhesheje agaciro rya jambo rivuga ngo ubutumwa buzigishwa hose ku isi imperuka ihere kwiza. Ni ukuvuga ngo iyo uri kwigisha ndetse ugashyigikira ijambo ry'Imana, biba bivuze ngo uri gufasha, uri gutanga umusanzu ukomeye kugira ngo ubutumwa bugere ahantu hose. Tuba tugabana, ni nk'uko bavuga ngo umwigisha abagabane n'uwigishwa. Yego. Hanyuma rero dusoza, niki wabwira abantu bari badukurikiye cyanyuma dusoza? Sino nabwira abantu, njye naravuze ngo abantu uri kureba biriya biganiro bidahesha Imana icyubahiro niwe uri kubatiza umurindi. Ngenda babwira ngo ubundi bagisizeho ntibakirebe, uje bakonya bakagikora, bagisizeho nka kabiri ntibakirebe ikiganiro nyine rega. Naravuze ngo niba ari cano yivuga butumwa nibivuga butumwa, niba ari guca busambanyi biye guca busambanyi, ntibaze kubivanga bashyiramo ibintu by'Imana n'ubusambanyi. Yego. Ahubwo bahitemo kimwe. Yego. Hanyuma rero ndavuga ngo niba urebye kiriya kiganiro cy'uriya muntu washyize ibintu bitukisha izina ry'Imana, nawe uri umuterankunga we, Imana neza Rwanda nawe izaguhana, izabahanana kumwe wamufashije kubyamamaza. Kabiri, wamuhe subscribe uvuga ko ubyishimiye. Gatatu, ushyiraho like, ubushoboka ngo uri byiza byarimo mu Imana izana nawe uzaguhanana nawe, izaguhanana nawe. Yego. Kabiri, ikindi cya gatatu, nabishyiraho ntubirebe, ejo uzongera kubikora se. Ushobora ngo namwe abantu muri kubireba uri kubatiza akarindi murindi, ushobora ngo namwe murafatanya cyane nawe. Icyo nabwira abantu, nababwira ngo nibakangukire kumva icyo Imana ibabwira, kandi ikindi bamenye ubwenge, kandi ikindi bave mu byaha. Imana irashaka abantu bakizwa. Ubundi nta n'ikindi kintu Imana yaje ishaka, ntabwo Imana yaje ishaka amaturo, ntabwo yaje ishaka abantu buzura urusengero, ishaka umuntu mu bantu. Yego. Imana ibampere umugisha. Amen. Yes, nizere ko ibintu byari sawa. Turabasezeye. Ciao ciao. Asavisa. Imana ibahe umugisha. Amen. Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubushobozi, Imana itagira ukuntu ibigenza, Imana se umwami wacu Yesu Kristo. Nari mvuze ngo aya masaha ngwino bane natwe muri aya masaha dutangiye, abantu dutangiranye, nyemerera uzibura amatwi yabo cyane bumve kandi bumvire. Ola sifa nadrai pewa shalawi ela belas meni wa nadroria. Ndavuze ngo imbaraga z'umwuka wera zimanukire muri iki kiganiro, kandi do pestifo wa shalawi ela pefo nadroria. Unyemerere Yesu uzudushoboze muri byose.